Buri wese agira verise akunda cyangwa umurongo wo muri Bibiliya akunda. Njye nkunda Yohani 16:33. Ngo hano ku isi muzahabonera amakuba, ngo ariko muzihangane isi narayitsinze. Umuntu arababara kandi burya akababaro gakomeye ntabwo ari akubabara abantu babona. Akababaro gakomeye ni akubabara wowe wenyine ubizi. Ukaba ushonje ntagire umuntu ubimenya, ukaba urwaye uburwayi utatinyuka kubwira abantu, ukaba warahemukiwe n'uwakakugiriye neza. Ibaze ni nk'umukozi utotezwa na shebuja. Nta muntu n'umwe yaganyira ngo abyumve, agahinda nyako ni wowe ukimenyera. Ariko ihangane, bene ayo marira y'agahinda Imana yahinduramo ibyishimo. Akenshi ushaka ibyishimo tubona ako kanya, ariko Imana igira igihe. Imana iratabara. Imana irumva. Ntabwo ariyo soko y'ikibi, ariko iyo ikibi cyatubayeho iragoragoza ikagoragoza ntikiba ari cyo kigira ijambo rya nyuma, Imana ikazaguha icyiza. Ahari waba uri kubabara muri iyi minsi, ahari waba ukennye muri iyi minsi, ahari waba wihebye muri iyi minsi, wikwiheba. Gira amahoro, wikwiheba, izere Imana. Nushaka uzanyandikira umbwire uti padiri waravuze ngo ne wikwiheba.